Nuna muheto w'umugore ubyara abakobwa gusa. Ase mama. Ngiye kumara ibyumweru bingahe nganonga. Kashuga n'inkumi kaza gutereta mushiki wanjye. Uraturigana. Ariko uzagenda ubwire delegiteri mubwire ngo baravuze ngo tujye twigira ubuntu. Uri mugiye gutereta baraguterero. Zaramuka ndize n'akademi mu. Aya nose ingiye yari kintu nivugira ngo kugira ngo kandi. Batembera mama we yagiye gushaka ko nimba yanabona n'akazi bari mu bintu by'inzoga mbanye ndabizi ahubwo numvise ngo yanagukuye mu ishuri mu Karitasi mwita mu Karitasi ibintu akora mu Karitasi yagukuye mu ishuri narivuyemo pe nimeze nk'andi narivuyemo ko ntabwo niga sinibuka n'uko ishuri rigize rero niba yabitubwiye dushaka tumuha amafaranga make turegeranya niba ubishaka kuwa mbere genda bitegure kuwa mbere uzajya kwiga muri bodi kuwa mbere urumva ushaka kujya kwiga urashaka kujya kwiga ndabishaka kuwa mbere rero uzajya kwiga muri bodi bitegure Gahigi ntaze kumenya ntabwo ari byiza Ine umeze ute? Nanjye meze neza. Urabiza kanje ugusura ugiye? Abantu mwe ngaho imbere ho gatonya. Mwerekere tujyane se? Nakayira kabi ndibuze kunyuramo nzamuka. N'utuyira tubi ndibuze nyine harimo utuntu tw'esikariye tubi. Ntabwo wabona uburyo ugenda pe. Ubwo mbashe kugutegereza se urahita uhindukira? None se ndagarukana nawe cyangwa se tukasigayo. None se ne ko wambeshe ngo kuwa mbere uzaza ku ishuri agutegereza nkakubura? Mana ya gatatu. Ukuntu se byagenze? Nyine nabuze uburyo bwo kubwiramo ngize Imana ndakubona. Nzagenda kwiga kuri eseri. Uburyo nagukundaga koko ugiye kuja kwiga utazi no kunsezeraho. Nawe ugasaba bayi. Sibayi. Ambera na babu. Se nk'iri gare nakodesheje. Imyenda inkweto subu. None sinakundi nyine. Bibaho kaneke. Kangenda. Ini. Ubundi wabaganye uzi ko navyanyirukanye se yaranyirukanye nsigaye narigendeye ku muhungu w'inshuti yanjye ariwe twikwibanira ariko wari umeze neza nari meze neza nta kibazo ese amakuru yo mu rugo bimeze bite nyine nawe yaragukumbuye umugore ameze neza ahubwo se abana nyagasani
Managa kuko nari gukumbuye mani. Yego. Twenera ku muhungu w'inshuti yanjye niyo nsigaye nibera. Ase Veso wabonye ubusaza bafite ko Shafiye wese ntago yambonye arankihura. Nahisemo kumuhunga nyine mbe nimuhunze basi agumana ubuzima bwe kuko njye nawe kubana nawe kuko bidashobotse. Wese aha nawe ugiye Shaman ahubwo yanibagiwe kubwira. Mani usko ngiye kujya kwiga muri interinasi. Ugiye kwiga muri interineti? Njyamo ngaho imbere kwa kabikingiye ko tudukoresha nyine nkazajyayo. Nanjye ahantu nsigaye niberaho do. Hano imbere gato nyamuye na wa muhungu wandi twahura handi cyanjye yaje kukureba. Uriya se? Handi kamwigana turakubitanye ari ku kagare. Duhuye yarana mwese zaho yaragiye turamenya n'agiye mu ndikomereza. Ahubwo nyine kanjye kuva uzagira kazi nzagira Sibyo ariko wenda yamuzazi naza mu rugo njyewe na viye uri hariya wallahi. Viye kandi atazaba abizi ubuzazi. Ntabwo azaba abizi. Ahubwo ubwo ngubwo uraba uri kubitekerezaho sawa. Nayo abizazi. Umva ye siko umva ko hako ubundi buri mubi ahubwo ndebera kakayo kakanye naraje aho ngaho Murugo yawe ikibuguzi byabaye biki nasitayira bene wageze gute wageze gute nyima mwimana wameneye inzoga nasitayira wameneye inzoga ni ukuri kw'Imana bimbwira ubundi yo ni ukuri nagutura hakundaga ndakubwiye ngo mereza inzoga yanjye ndakubwiye ngo mereza inzoga yanjye iyo urinda ubwira gutura umwana yewe ndakubwiye ubona yuko ngiye ibyo bintu ubundi ndabyihanganira urabizamuye rero urabizamuye wowe ni umwana rero uriya ngo ni umukobwa ni ukubajugunya munsi y'urugo urimo urabyumva cyari ko wowe ko turaguta hanze uretse no ndana kujyana mu buyobozi ndakubwiye ngo mereza inzoga yanjye hari ndavuze ngo nta nzoga yawe ihari ako ntushaka amahane amahane aho wahereye ndakurambiwe nutajyana umwana ku ishuri ahubwo inzoga yanjye amafaranga nayitanzeho kandi ubu nakurangiza ubu ngubu noneho byahinduka ariko muri mu reba yangegera nayo sha iyo nzi kubatabara icyondo cyo mwese icyondo cyo ndarangiza amen urumva uturutse wamvuye ariko wamvuye ngewe ndiswa bakubitana wabare sha ibigoryi gusa wambaye umugabo nk'uko wamana uri danda cy'abantu bamwe bagukira abandi ukabagukena koko wamana ibi bintu ugomba kubihindura ni uko kuko ibi ngibi ntabwo byazava kigabo ni nk'iki ngiki ntabwo nazakihanganira pe umeze ute? Aho nawe ubyutse urarira byagenze bite? nyine na kiriya kigabo cyanyu cyananiye hako si uriya mugabo koko yaje guhindurwa n'iki ko ari umuntu muzima ubu byamugendekeye bite koko? nanjye simbizi sinzi ubugoryi asigaye afitiye bukuru none se yakubwira wumva akubwira ngo iki? ndabashaka ngo abana b'abahungu
none se abana b'abahungu iyo Imana iguhaye umwana wese buri wese aba ari umwana, ntabwo Imana n'abahungu azababona. nyine umva ejo no kujya mu buyobozi njye nawe Ari hese ubundi hari aho mu nzira harimo atongana na wa muhungu w'iwanjye. yego mama ishema ryaraguye. Yemwe abina yemwe nakubwiye ko nzabarangiza inzoga yanjye yayimenye inzoga yanjye urabizi ejo bundi nawere kwa Kazungu nazanye inzoga nashigaye nayishyize hariya mu mwanya umugabo mbwa gusa akubita umugore yumvira ibyo yatoje abana be ntazari gukubita yameneye inzoga wivugana umuntu wowe wicara inzoga ziragurwana n'ibiti ko ziragurwa inzoga yatanze ibihumbi bingahe inzoga ntabwo muri gupfa inzoga niyo mwami muri gupfa nuko batubasha umuntu amasa n'ubasha umuntu ureka amajyamo agatavuka umva umuntu ageze inzoga so wari kuza amafaranga wakoresha ku muri Imana iravuga impamo y'Imana gera umva ninjyana mureke iyo natahawe ngo muheje inzoga yanjye ni inzoga gusa murimo murapfa ni inzoga murimo kugira umugore utabyara abahungu ngire wajya cyo ntari kibazo inzoga yanjye icyo nzi cyo ntabwo ari ikibazo murayizi wajya cyo murayizi ibyo ukora kuri mama wongera kumukora murayizi nuko baraseka gutabaye buri umva mureke manza babwire ni ukuvuga ngo ikibazo cyose kiri hano kwa Gahigi buri ikibazo cy'abahungu ikibazo cy'inzoga ibyo bintu mwazabyikuyemo koko ako byikure nuko ambwiye ko ufite umuhungu aho umuhungu nawe uzamutima mu winyama no agereka no kumenera inzoga oya inzoga nta kibazo muzashaka izindi inzoga ibintu nibishaka inzoga badashaka ababyeyi nta kibazo cyo kumenya Imana iraguha amafaranga uzagurinda ahubwo gira vuba tujye mu kazi gira vuba wajyana mu kazi n'ibibazo mfite wowe ibibazo haguruka tugende kwanza haguruka tugende ariko simusanga oya tuza unsanga hano ahubwo wowe imbwa n'umuganda simusanga rwose twagiye ariko mwihangane rwose buri bigeza ibyo ngibyo birarangira nta kintu kitarangira bigomba kurangira harapfa umuntu ahubwo wowe ugomba gutuza ukajya ku murongo uri kubyumva tugenda ako umurongo bamenera inzoga oya tugenda tujye mu kazi ariko se tuvugisha kuri wowe ntawe koko ubu koko umfashije ukafasha sibyo ubu wanjyana ku kazi n'ubwonko bwanjye n'ukuntu oya nibyo byiza ahubwo niho urasubiza ubwenge nibyo byiza mpanuke kugikwa nibyo byiza mpanuka kugikwa wowe ugomba kugenda mu mutwe watuje umeze neza ukaruhuka mu mutwe ibyo ni ibintu uba wishyura rero uri inshuti yanjye ariko uyu munsi wo ntushuke dusangira agacupa uri inshuti yanjye sibyo oya w'inkura ntabwo njyayo rwose none si ubwo ugiye gukuma mu ihangane sibyo ejo nimba ntushe basi nibwo nzaba nta kibazo ariko rero reka maze kugira inama ugomba koroha ugatuza ako ninde mba nabangamiye umutwe wawe nimba ngiye mbaza umuhungu ngomba kumubona oya niba bameneye inzoga ngomba kubasanza nta mikino ibyo ni ibiki uba wishyiramo koko abana bose ko ari abana ibyo bintu wihaye ubundi wowe bizakugeza kuki ngaho urwitwazo rubaye umuhungu utabyaye ngaho inzoga kiriya cyo ndakinaga munsi y'urugo wowe ibyo bintu kubera iki se uramumenera mu munsi y'urugo ura kumujyana munsi y'urugo gukora kinamubite ntarakibyaye aragukubise se ubu aragukubise inkokora kinjombye ahangaha none ushaka abandi bana ntabwo urakubita iyo usanga ufite undi muhungu noneho wa kabiri bari kugushingira uri kubyumva jyewe wazambiza icyuya ari umwe noneho ngo wakubise iyo ubyara undi muhungu yari kuba ari uwa nyina do bari kugukebanya ukabibona uriya yakugiriye impuhwe kubera utamubyara uri kubyumva sawa ndone wongera kwigira nawe abapolisi baragutambikana uri kubyumva amahoro ngaho wirirwe ndakunyuraho mu gitondo ariko ucururu Dabitu uyu Niwose urishwa sheri narakumenya
ubwo rero ngo uraje nguze ngo gusuhuza Ida ntabwo ndi inshuti yawe kubera iki se mutari inshuti yawe twapfuye ibyo wakoze ariko urabizi bihize utambwira ko ari Chris wifate nyine uncinye umugende kwa Chris ukundane na Chris Ese ni Chris? unci imbere ngo uri kunsuhuza winsuhuza ni shenge Chris burya Chris ntabwo yavuye gusa Ida abwo kuki atabikubwiye ni wowe wari kubimbwira nk'inshuti yanjye twabaye inshuti ukajya umbeshya nkundana n'umuhungu birengera ngo mukundanye ibyo ntabwo byanungura kuko abana bo inshuti yawe ntabwo byanungura kuko abana bo mu bakene nuko muteye ntabwo nenze ko uteye gutya nenze n'ikindi kintu twapfuye kumbi ni Chris sawa ntaribi kwa nzara nitambukiye urumva ari sawa, hari abantu bahungabanyije ubwonko bwabo, hari bizinesi z'abantu urimo urahombya, hari imitima y'abantu idahagaze hamwe, kubera hari ubwonko butameze neza kubera wowe. Noneho umeze sawa, umpe turi kumureba, hari ahantu muziranye se? ese sinzi ko acuruza ibiyobyabwenge Curuza ibiyobyabwenge. Ubwenge buba hehe? umutwe Ubwenge ni ubuki? ubwenge n'ubwenge Wowe ngo ufite ubwenge wowe. Ufite ubwenge, hari abantu urimo urahagarika imitima yabo turi gutuma bakora neza. Urabufite? ndabufite Urumva ufite ubwenge buzima. Acuruza ibiyobyabwenge. Wowe ushinzwe iki mu mudugudu? ntacyo Ukora iki? ntacyo Nta kazi ugira. Uri maneko. yewe nta kintu nshinzwe Ujya ubinywaho? ntabyo None wabwiwe n'iki ko acuruza ibimogi? narabimenye gutyo gusa Abakorana nabo urabazi? nabona Ntabwo ubazi? nabona Ndagira ngo umubwire rero. Mbere ya byose ufite umuryango se? Reba hano. kugira ngo ndawufite Ufite umuryango? Wowe ufite umuryango? Ufite papa na mama wawe? Reba unumpeta wongere wirebe. Ibyo wamenye ugomba kwishyira mu mutima wawe, ukabimisha mu bwenge bwawe. Birimo birumvikana? Ugomba gufata umunwa wawe umera nkaho nta kintu wigeze ubona, amaso yawe ukayafunga, naho umubonye ahubwo ukamuterera isari. Birimo birumvikana? Ugapfukama ukavuga ati banyakubahwa, bitabaye ibyo uzapfa imburagihe. Icyo bita gukenyuka urakizi? Nawe rero uzahita ukenyuka. Isi yaratwigishije. Birimo birumvikana? Kuzamura amaboko uri gutangira nde? Utegetswe guceceka. Famiye yawe, basaza bawe, nyogokuru wawe n'umuryango wawe wose uzarimbukira icyaha, ugahaguruka wigendera. Ikindi, ugomba kumenya ko umuntu ukubajije amakuru utagomba kumenya kumubwira ngo bakorera hano, ikomereze. Repete, ugomba kuba seri ugatira abantu ubwoba. Birimo birumvikana? Utegetswe guceceka, ugatuza kandi ugakomera.